Uwiteka akomeza abwishima n'icyubahiro nabambone wakanya ko kubasuhuza mu izina ryo Yesu Kristo. Tujye gutangira iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Turishira imbere y'umwami turirimba iyi ndirimbo ya 36 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Numite umukiza we uvuko ganya ugugenderera nanjye nosi Yesu mwami Yesu mukiza wanjye uvuko ganya ugugenderera abandi nanjye ntusige makwegera intebe yawe mabw'imbabazi ngupfukamiye mbabaye makukwize nawundi nakwisigira ni wowe nshaka uri bikomere byanjye umbabari uri isoko y'amahoro nyir'ubugingo singira undi niyambaza keretseho Yesu mwami Yesu mukiza wanjye uvuko ganya ugugenderera andi nanjye ntusige. Buri wese nagira icyo abwira umwami. Data wa twese uhoraho, wowe uri hejuru y'amajuru yose, wowe utegeka ibigaragara n'ibitagaragara, uturebere gusa munsi y'amaraso wamenye ku bwacu. Amaraso yawe agifite agaciro kugeza magingo aya mwami. Dufitanye gahunda nawe muri amasaha, wayoboye intambwe zacu, watugejeje hano amahoro, tukugaruye ishimwe kubera ko ni wowe wenyine ukwiriye ishimwe, ni wowe wenyine ukwiriye icyubahiro. Mwami, turi imbere yawe, uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi nk'uko wabitangaje uvuga ngo umuntu ntabwo azatungwa n'imigati gusa, umana gutungwa n'ijambo riturutse mu kanwa kawe.
uri muzima hagati yacu, utuganirize, tukuragije iri teraniro, tukweretse na bene data bakiri mu nzira berekeza hano, ubashoboze ubageze hano amahoro. Abataza kuza guterana uyu munsi nabo turabakweretse, uko tugenderera nabo bagenderere, utangirane natwe usozanye natwe, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Tugihagaze turasoma ibyanditswe byera, turasoma mu gitabo Gutegeka kwa kabiri cya 16, turasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu, dusome no mu Bakorinto igice cya 5 umurongo wa 7 n'uwa 8. Kaduhere mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 16. Mwene data nadusomere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Ujye uziririza ukwezi Abibu, uziririze Uwiteka Imana yawe Pasika, kuko mu kwezi kwa Abibu harimo Uwiteka Imana yawe yagukuriye muri Egiputa y'ijoro. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyi, utambire ahantu Uwiteka azatoraniriza kuhashyira izina rye ngo rihahe. Ntukagire umutsima wasembuwe ubirisha, umara iminsi 7 ubirisha imitsima idasembuwe, ariyo mitsima y'umubabaro, kuko wavuye mu gihugu cya Egiputa uhubutse, kugira ngo iminsi yose yo kubaho kwawe uhore wibuka wa munsi wagiye mu gihugu. Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 7 n'uwa 8. Nuko nimwirezeho umusemburo wa kera, kugira ngo umubiri w'abeshya ube utakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatanzwe ari Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ariwo gomwa imibiri, ahubwo tugire imitsima idasembuwe Uwiteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Mushobora kwicara. Turafatanya mu ijambo rivuga ngo ahantu hamwe Imana yateganije abantu bagomba guhurira, le seul lieu d'adoration que Dieu a prévu, ahantu hamwe ho gusengera Imana, aho Imana yateganije. Iryo jambo tugiye gufatanya muri aka kanya. Imana twizeye, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yabanye n'abera mu isano rya kera, Imana yaserutse iri mu mubiri kugira ngo ibashe kuturonka. Iyo Mana niyo yamanutse ku munsi wa Pentecote, ntabwo ari umwe mu butatu wamanutse nk'uko n'ijambo ry'Imana ribihamya. Ni muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Yesu Kristo Imana nzima, ya Mana Muka, wa Muka wagendaga hejuru y'amazi mu ntangiriro. Niyo mpamvu no mu isano rishya bigaragara ngo Yesu Kristo ariwe Mana nzima yagendeye nawe hejuru y'amazi, asanganira abigishwa be, barikanga bibwira ko ari umuzimu. Ahita bahumuriza ngo ni njyewe Umuka, Imana Muka, kugira ngo bayitandukanye n'umuka mubi wa Satani
Imana ni umwuka wera. Uwo mwuka niwe watwikiriye Mariya. Uwo mwuka niwe wiremeye igitambo mu nda ya Mariya. Uwo mwuka niwe wamanutse ataha mu nzu ye, mu mubiri we. Emmanuel, Imana amwe natwe. Emmanuel ntabwo bisobanura ngo umwana w'Imana amwe natwe. Emmanuel bisobanura ngo Imana amwe natwe. Ubumana bwose bwari muri Yesu. Icyatumye iyo Mana iza muri Yesu ni ukugira ngo ibone urubyaro. Muri icyo gihe niho yabashe kwitwa data. Ya Mana nzima, wa wundi wagendaga mu busitani bwa Edeni, byabaye ngombwa ko aseruka ari mu mubiri kugira ngo incungu ayitugezeho, aducungure, adutabare. Iyo Mana yari muri Kristo, yari muri Yesu, niyo yamanutse ku munsi wa Pentecote. Nta Mana eshatu zibaho, ni Imana imwe yabashe gukora mu buryo butatu. Ubu ngubu ni muzima mu bizera. Habayeho gusohoka kwa mbere, mu gihe Imana yamanukaga muri cya gihuru cyagaragaye. Imana ivugira muri cya gihuru. Mose ahita anabaza, nibambaza ndavuga iki? Ubabwire ngo izina ryanjye nitwa ndiho, je suis. Babwire ngo ndiho ni wagutumye, niryo zina ryanjye. Uwo ndiho wavugiye muri cya gihuru niwe waserutse mu mubiri muri Yohana igice cya 8, abwira abasenzi bo mu gihe cye, abafarisayo, ababyiza ukuri, umurabaso Satani. Satani watumye ubwicanyi. Satani watumye Kayini abaho. Munyabinyoma, umwicanyi. Uwo murabaso Satani, musoze ibyo Satani ababwira. Abandi kubera ko batari bazi byari byo ibintu byo kwishingikiriza ngo twe turi abana ba Abraham. Abana ba Abraham bagira urwango, murishingikiriza kuri Abraham. Abraham ni Yesu Kristo ubivuga, Imana nzima. Abraham yishimiye umunsi namusuraga. Abraham yarabyishimiye, Abraham yarambonye, Abraham yabashe kwizera. Ariko mwe muri abaso Satani, nubwo mwitwikiriye gusenga. Turi Abraham, Abraham yarambonye. Ngo wowe ufite n'imyaka hafi 30, Abraham yakubonye gute? Uwo ndiwo wavugiye muri cya gihuru niwe wari mu mubiri. Ahita none atangaza avuga ngo Abraham atari yabaho, ndiho.
umuntu tubona afite imyaka 30 ngo Abrahamu atari yabaho ndiho, ni nibyo. Ntabwo ari wa mubiri ndiho, yari muri we, yari yaserutse. Iyo Mana niyo yamanutse ku munsi wa Pentecote. Niyo mpamvu Yesu Kristo ashyiraho umurongo ngenderwaho wo gusenga. Abantu ntabwo bagomba kwitirira udusozi, abibyira uriya Musamariyakazi. Yesu ahita atangaza avuga ngo ntabwo ari kuri aka gasozi, ntabwo ari Yerusalemu abagomba gusenga Imana. Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Umwuka agomba kumanuka akabayobora mu kuri kose. Uwo mwuka ni njye azahamiriza, kubera ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo mwuka naza ntabwo azavuga amateshwa, ni njye azahamiriza. Niyo mpamvu ku munsi wa Pentecote uwo mwuka mu gihe yamanukaga, umwuka w'Imana, Imana mu ntumwa tangira kwivugira, uyu Yesu mwabambye, Yesu mwabambye. Abayuda ntabwo babambye Imana, Abayuda babambye Yesu umuntu. Uyu Yesu mwabambye, Imana yaramuzuye. Babamba umubiri w'Imana, Imana iramanuka izura umubiri wayo. Nuko byagenze. Ubwo nibwo butumwa bwiza. N'igihe yazuraga umubiri we Yesu Kristo. Muri Yohana 20, mwene data ashobora kwadusomera kugira ngo tumenye ubumana bwa Yesu Kristo. 20, Yohana uhere ku murongo wa 26, 28. Yesu Kristo nyuma yo kuzuka yiyereka abigishwa ubwa mbere. Tomasi ntabwo yari ahari, Tomasi azana impaka. Yesu agaruka ku kindi cyumweru, yakundaga no kugaruka ku cyumweru ku munsi wa mbere. Mbera ko no munsi yavuye no mu gituro. Noneho agarutse ubwa kabiri ahita atangaza ngo amahoro abane namwe. Tomasi ngwino, kamwereke n'ibiganza, abona ko n'ibimenyetso bihari, no mu mbavu bankubise icumu. Nube umutizera. Uwo ni Yesu Kristo. Imana yari mu ijuru n'isi nyuma yo kuzuka. None Tomasi nawe ntabwo wabaye umutizera, yahise yatura. Mwene data dusomere. Tomasi yabashe kwatura yizeye. Abahakana ko Yesu atari Imana, Tomasi we Yesu amwiyereka ahita atangaza avuga ngo mwami wanjye, Mana yanjye. Umwami numwe, Imana nimwe. Nibyo ngibyo, nibyo. Yesu ntabwo yamucyasha yamubwira ngo ntabwo ndi umwami, ntabwo ndi Imana. Yaratuye arapfukama imbere ya Yesu Kristo wazutse. Iyo Mana natwe niyo tubwiriza, nigomba kubwirizwa ku isi hose. Niyo mpamvu ubona ko hano twasomye mu Bakorinto ba mbere cya 5 murongo wa 7 n'uwa 8 ngo muvane umusemburo wose muri mwebwe, kubera ko
Yezu Pasika yacu yaratambwe, igitambo cyemewe, amaraso arameneka kugira ngo abantu bave mu bubata bwa Satani. Nuko twabisomye era mu isano rya kera, Imana yakoze ibitangaza bikomeye, imanuka mu Egiputa iyoboye mwene data Mose, kugira ngo noneho basohoke muri ubwo buretwa. Imana yahise ibabwira ngo munyumvire, mwice umwana w'intama mu mazu yanyu, inyama y'iryo tungo mwishe nakubitogotsa mu mazi muyotse, amaraso y'icyo gitambo mwebwe muzaba muri mazu murimo kurya izo nyama zokejwe mudatokosheje. Niyo mpamvu n'umwami wa Yesu Kristo byasabye ko aca mu muriro, aranesha kugira ngo noneho abe igitambo kizima. Amaraso azaba ku nkomezi z'amazu, imbere z'imiryango, ku nkomezi y'amazu yanyu. Ninde wari ukeneye kubona amaraso? Ni Imana. Niyo mpamvu Imana ikeneye kugira ngo abayisenga babe munsi y'ayo maraso. Imana ibarebere munsi y'ayo maraso, ayo maraso abavugire ku manywa na nijoro. Niko gusenga Imana yemerwa, nta bintu byo kwisha mu mazu ngo ni insengero. Izihe nsengero? Urusengero rw'Imana ntabwo rwubakwa n'abafundi. Yesu niwe yabyivugiye ngo nzubaka itorero ryanjye, n'abafundi Yesu ashyiraho. Ni insengero z'Imana. Izihe? nzubaka itorero ryanjye. Yesu utangaza ayo magambo azaryubakira, azahamagara abagaragu be abacemo, noneho babe nk'abavugishwa. Inama z'Imana, inama za Yesu, Yesu azihamagara ariko aciye mu bo yatumye. Niyo mpamvu Imana ntabwo yemera abituma, abatangaza ngo turi intumwa. Watumwe nande we? Intumwa zatumwe, dufite ubuhamya bwabo, none nawe ukabuhamya wigisha ubutatu. Watumwe nande we? Abo bituma ni waba n'ibyamamare, bakagira n'abayoboke benshi, ariko intumwa z'umwimerere zabayeho. ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu Kristo niwe ibuye ry'ifatizo, niwe ugomba kubwirizwa. Akwiriye ishimwe, akwiriye icyubahiro, akwiriye ikuzo iteka ryose. Niyo mpamvu mwene data Pawulo, intumwa y'umwimerere, ahita atangaza avuga ngo abonetse n'abantu na marayika, yemwe na marayika witwikije umucyo abeshya, akabazanira ubundi butumwa twe tutabwirije. Avumwe, avumwe. Nta bintu byo guca ku ruhande. Uzazana ubutumwa budahuje n'ubutumwa intumwa zazanye, avumwe.
ni ikivume, nuko byanditswe bivuga. Urufatiro rwashizweho, abantu bagomba kubaka kuri urwo rufatiro, nta bindi bagomba kuzana, nta by'amaterambere. Mu gihe urufatiro ruhari, umurongo ngenderwaho uhari, nicyo tubabwira abantu ntibasobanukirwe no muri gahunda isanzwe y'iyi si. Umuryango hano hanze, umuryango ufite umurongo ngenderwaho. Ntago waza ngo uzane ibyawe ngo babyemere mu muryango hano hanze. Natwe n'itorero ry'Imana, Imana yatugariye kuri uwo murongo, tugomba kurwana ingundura. Niba ari ukumena n'amaraso ameneke, ariko turwanira ukwizera twahawe rimwe, nta bintu byo guhindura. Inuma zaratubanjirije, bamwe babica babacuritse barwanira ukuri. Natwe mu gihe tugeze hano, mu gihe cyo gutaha, dushimira Imana yatugariye kuri urwo rufatiro. Ukwizera kwa ba data, ukwizera kumwimerere ntabwo kwaturitse i Roma, ukwizera kumwimerere kwaturutse i Yerusalemu. Ibyo ni ihame, ntabwo dufite isoni zo kubivuga. Ubu butumwa bwiza, ubutumwa bw'ubwami, kandi nibyo ntabwo ari ubutumwa busanzwe. Ubutumwa bw'ubwami bisaba ko mu gihe ubwo butumwa burimo kubwirizwa, umwami abo babuvuga batake uwo mwami bamwerekane, abizera bamubone, bamwizere. Nibwo butumwa bw'ubwami, ntabwo ari ibintu by'inkuru. Niyo mpamvu ku munsi wa Pentekote ubwo butumwa bw'ubwami buzabwiriza uhereye i Yerusalemu, ntabwo uhereye i Roma, uhereye i Yerusalemu. Tugarukira hariya i Yerusalemu uko ubutumwa bwabwirije. Umurongo uko washizweho ni umurongo nakuka. Amen. Ni umurongo nakuka. Ntabwo wazana none ibyawe wize ngo wize filozofi, wize teoloji, noneho ugatangira kuvuga ibinyuranyije n'ibyo intumwa za mbere zavuze. Imana ntabwo ikwemera, wemerwa n'idini ariko ntabwo wemerwa n'Imana. Amen. Nuko bimeze, iyo niyo gahunda. No mu muryango, reka bisubiremo, ntabwo wazana undi murongo ngo bakwemerere. Ntabwo wazana amatwara adahuye n'ayo muryango, bahita bavuga genda, reka kudukoza isoni, egura, numuratuvangira wowe. natwe nk'abizera ntabwo dushobora kwemera abatuvangira. Umurongo washizweho ni umurongo nakuka. Witeka habwe ishimwe n'icyubahiro. Ni umurongo nakukwe ngo mugwanire kwa kwizera twahawe rimwe. Niyo mpamvu turi hano, ahantu hamwe Imana yatoranije bagomba gusengerwa, agomba gusengerwa. Ni hehe? Ni mu yenzu. Naho ngaho bene data, ibi ngibi by'amazu n'ibiki Imana ntabyizi. Ngo Yesu niwe Pasika wacu watambwe, amaraso yamenetse kugira ngo Imana yiyunge n'abayo, Imana ibonereho, irebera abayo munsi yayo maraso. Nibyo ngibyo Yesu Pasika wacu yabashe gutambwa. Yesu Pasika wacu yabashe gutambwa.
niyo mpamvu bisaba ko turushaho gusobanukirwa ku byerekeye n'aho Imana yadukururiye. Imana ntabwo yadukuriye mu mazu, Imana yadushize mu mwana wayo, nta bindi. Niyo mpamvu mubona Yesu Kristo ariwe Mana avuga ngo nzubaka itorero ryanjye. Mu gihe ari hano kuri iyi si yari yakaryubatse, oya aratangaza ngo zaryubaka, ariko hari icyagomba kubanziriza. Itorero ntabwo ryari kuboneka Yesu atari yabambwa. Niyo mpamvu yavugaga n'amagambo abantu ntibabashe gusobanukirwa, akavuga ngo musenyere urusengero, mu minsi 3 ndarwubaka. Noneho urusengero bararusenye ararwubaka. None amaje kurwubaka yaje kurutahamo. Noneho urusengero rw'Imana, Imana irutahamo, Imana itaha mu bayo. Nibyo ngibyo, hari ibindi ngo musenyere urusengero. Impamvu yavuze iryo jambo kuki abantu batashobora gusobanukira icyo kintu. Iyo Mana yavuga ngo basenye urwo rusengero, bigeze bayisenya? Imana wayisenya? Iyo nzu iyo Mana yari irimo, ko byageze igihe Imana isohoka muri iyo nzu, kubera ko Imana ntabwo wayifata, Imana ntabwo wayibamba. Byasabye ko iva muri iyo nzu yayo, Yesu nk'umuntu agafatwa, agashigwa ku giti. None ya Mana yavuye muri uwo mubiri ikamanuka ikazura wa mubiri, nuko bimeze. Noneho iyo Mana avuga ngo zubaka itorero ryanjye. None yubaka itorero nize gutaha, nize kuba muri iyo nzu yayo. Ntabwo Imana iba mu nzu yubatswe n'abantu. Iyi nzu duteraniramo irimo amakaro. Imana ntabwo ikeneye guteranira ahantu hari amakaro, ariko Imana ikeneye kuba mu mitima y'abizera, igaseruka ikagenda igatembera muri uyu mujyi ikivuga iyo ariyo. Uwo dutwaye aruta ukorera mu basenga hano hanze. Ni Imana nzima. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Nibyo bintu bikenewe no gusobanukirwa. Ntabwo ushobora kurya ururimi n'imbere y'abantu bashobora no kwicara hano bakivuga ngo nize teolojiya, nize filozofi. Icara aho ngaho, ariko wigishwe n'Imana usobanukirwe. Ngo aho Imana yashize izina ryayo, niwo mugomba kumenya, mukamenya ariwo mujya nimuhuzagurike, nimuzaze mubikora mu mazu yanyu, mumenye aho Imana yatoranije, sibyo? Noneho iyo Mana mu gihe yaserutse iri mu mubiri yaje yitwa nde? Ije yambaye umubiri nk'umukiza, yahise yitwa nde? Niyo mpamvu bisaba ko ibyo bintu bisobanuka. Yesu mu gihe yavukaga, marayika avuze iki? Ngo uyu mwana azitwa nde? Yesu. Ntabwo avuze Kristo, kugira ngo babashe gusobanukirwa. Yesu, Yashua, Jehova Sauveur, nuko uyu mwana azitwa. Noneho uwo Yesu asohotse mu mazi aza icyo bita Kristo. Imana noneho mu gihe mwinjiyemo, noneho bita biba Yesu Kristo. Niyo mpamvu mu gihe uyu Yesu Kristo amaje kuzuka, ibintu by'abantu bihaye ibintu byo kwigisha nka kasuku. Imana ntabwo yigeze gutuma umeze nka kasuku. Hari umuntu waduhaye n'inkuru avuga ibya kasuku, ngo kasuku ibiri mu nzu. Noneho mu gihe umubyeyi nk'uko ku mugoroba
noneho akabwira abana be ngo bana ba mujya kuryama, Kasuku irimo nabyumva yabifashe. Umubyeyi habyiye abana kubera ko ni ku mugoroba, bana ba mujya kuryama, Kasuku yo yabifashe. Noneho bikagera no ku manywa Kasuku iri mu nzu, ni ku manywa ukabona Kasuku irimo aratangira kuvuga ngo bana mujya kuryama, kandi ari ku manywa ashaka wori Kasuku. Uravuga ubutumwa nka Kasuku. Yesu niwe wabashe kubwira abigishwa be, abigishwa be bari kumwe amaze no kuzuka, arabiyereka. Mugende mugira abantu abigishwa bande, abigishwa b'abantu, abigishwa banjye, abigishwa banjye, mes disciples, ce ne sont pas vos disciples. Abigishwa banjye abo nzahamagara ninjye uzaza ubigisha, bazaba ku birenge byanjye, ninjye uzabatoza. None inama zanjye, abapasiteri, irigi ry'ubupasiteri, inama zanjye, wowe wigeze upfira abantu, wowe inama zawe mbega abantu, umuntu abambwe wenyine ku giti, abambirwa inama ze, none aje n'abantu bavuga ngo inama zanjye, inama zawe zaye. Inama zifite nyirazo, wabambwe kugira ngo izo nama zibone ubugingo. Wowe wigeze witanga ngo ndi pasiteri, inama zanjye bagiye kuntwara inama zanjye, mbega ubugegera. Inama ni iz'umushumba Yesu wamenye amaraso ye kugira ngo inama ze zibone ubugingo, ntabyo abapasiteri byo kubeshabesha. Niyo abantu dukunda guhura, erega batubwiye ngo uri pasiteri, ninde wabibabwiye? Hari umuntu witwa pasiteri ubaho? Pasiteri nini, pasiteri, hari umuntu witwa pasiteri ubaho? Ngo ni izina ry'icyubahiro, ikihe cyubahiro? Ngo mu gihe tukwise pasiteri biguye icyubahiro, ni ikihe cyubahiro kirimo? Ngo ni izina ry'icyubahiro. Nta muntu witwa pasiteri ubaho. Yitwa Tomasi, muze hano wicaye yitwa Ntabwoba Yosefu, ntabyo amatitiri, ibintu bidafatika. Noneho abantu bakanga ijambo bagatangira kuvuga ngo mubaye pasiteri, mubaye pasiteri, ibintu by'icyubahiro by'amafuti. Abantu banze ijambo ngo bubaye pasiteri, mubaye ijambo Imana iba yahaye pasiteri. Ibyo birasobanutse, muzaba mwubashe pasiteri mukuru. Witeka habwe ishimwe n'icyubahiro, niwe pasika yacu, amaraso yarayamenye, nta muntu n'umwe wigeze amufasha. N'ejo ni umunsi kugira ngo ijambo ry'Imana ribwirizwe. Bene data tugiye gutaha, tugiye gutaha, kubera ko bene data ikintu nababwira ni iki ngiki, kandi ngiye kiramumuriza. Umuvuduko ububyutse bwatangiranye niwo muvuduko no mu gutaha kabisa. Niwo muvuduko Imana yatangiye mu mbaraga, yemera intege nke, ariko mu gusoza ni ugusoza mu mbaraga. Siyo? Yesu Kristo bakamutonora imbere y'itorero. Noneho itorero rikamenya Kristo, rikiyambira kuri uwo mukiza, abantu bakava inyuma y'abantu. Witeka habwe ishimwe n'icyubahiro, ngo ahantu nashize izina ryanjye, nta bintu by'ubwigenge ngo ngewe nzabikora nk'uko mbyumva, noneho ibitambo zaza mbikorera n'iwanjye, Imana izabyemera. Imana no mu isano rya kera hari ahantu hatoranijwe, noneho hari na gahunda, hari n'abatambyi, sibyo? Hari n'abatambyi, n'abatambyi b'abagore bari barimo,
akaboko sha abatambyi b'abagore bari barimo ni umuryango w'abatambyi nabo batambyi babyaraga n'abakobwa noneho umutambyi mukuru ari we Yesu araje atangiye guhamagara intumwa muri izo ntumwa ari intumwa y'umugore yari irimo ariko ngazaze mumfashe ari intumwa y'umugore yari irimo wapi nta yari irimo na Mariya wabyaye Yesu ntabwo yamugize intumwa na Elizabeth n'abandi ntabwo yabagize intumwa yabashe gutoranya yabashe guhamagara intumwa 12 none no mu guhamagara izo ntumwa 12 aza guhamagaramo n'umwe witwa Yuda nawe yari intumwa ariko mu gihe yasabaga kugira ngo bashe gusobanukirwa iby'Imana ngo sabiye abo ngabo wamaye ariko ntabwo sabiye uw'umubi kandi ari wamutoye yamutoye amuzi nuko iby'Imana bimera ntabwo amwibesheho ni ukugira ngo ijambo yahanuwe risohore nuko bimeze niyo mpamvu abantu badasobanukirwa n'ibya Satani n'Imana wogahamagara umuntu uzakugambanira mukagendana ninde wabyemera muri isi umugome umushyira ku ruhande rwawe muri ubu buzima busanzwe bw'abantu umuntu uzaguhemukira muragendana ariko iby'Imana byo ni ibindi burundi rwego ahita ahamagara intumwa ahamagaramo n'umwe bazagendana akamugambanira ninde wabishora muri iyi si y'umwijima upfa kumenya ngo uyu nguyu azamemukira yarara ntabwo arara ariko Imana ukuntu ikora nuko nguko abantu benshi babasha kwibaza n'ibigi bya Satani n'Imana niyo bamenye n'ibyo ari byo none Imana ikareka Satani agakora kandi ifite imbaraga ikamureka bikanagera n'igihe wenda dushobora no gusoreza aho ngaho bikanagera n'igihe ngo Satani ngo bamufunze imyaka 1000 nini umufunze noneho umuntu w'umugome wahogoje abantu abakamera mukamufunga imyaka 1000 mukongera mukamufungura niyo mpamvu abantu ntabwo bashobora gusobanukirwa ibya Satani neza n'Imana ngo Imana imufunga imyaka 1000 sibyo nuko ibyanditswe bivuga yongeye arafungura yishoye mu bantu nukugira ngo ibyo Imana yavuze bisore Satani ntabwo arusha Imana imbaraga kugira ngo usobanukirwe hari abantu twarimo tuganira turi muri bisi ngo ega Satani Imana baraganiriye barikanga noneho mpita mbibona ariko wowe muganira na Satani kugira ngo yange reka Satani ntabwo dushobora kuganira reka Satani ni umugome mu gihanga cyawe ntabwo akongorera ko baganiriye na Yesu wowe ntabwo mwaganira ariko ikintu cy'akarusho dufite nubwo Satani ashobora kuganiriza mu gihanga dufite Imana nzima mu mitima yacu amen nuko bimeze mu gihe Satani akongorera mu gihanga Imana yo iri mu mutima ugomba kuyisubiza nuko nguko biba bimeze noneho biranasekeje ye abantu bashikama mu gakiza gute Satani adakoze abantu bashikama mu gakiza gute nabyo rabyumvise noneho mu gihe Satani ikasoreze naho ngaho mu gihe Satani kubera ko na Yesu c'est-à-dire na Yesu yaramubonaga ko ari Imana yaserutse mu mubiri mu gihe ari kumwitaza nakoreye mu bantu
ngo bamubambe, Yesu yari kwiyahura. Mu gihe yari kwiyahura yari kuba ashoje icyamuzanye. Niyo mpamvu Satani yagomba gukora. Kandi erega Satani, abantu ntabwo bazi Satani neza. Usomye n'ibyanditswe, Satani arumvira. Imana imutuma kwa Yobu, ntabwo bavuganye kora ibi nurenge kuri ibi. Yigeze arengera agakora ku bugingo bwa Yobu. Yafashe imitungo ye, niba ari n'abana arakindagura, ariko ubugingo bwe asanga Yobu nawe ahantu mwundira iby'Imana. Imana yemerera Satani ngo manuka. Imana ntabwo yasigaye, Imana yisi manuka iza gufata noneho Yobu, bahangana noneho na Satani. Sibyo? Kubera ko umuntu usanzwe ntabwo ashobora guhangana na Satani, bisaba ko wisunga Imana, cyangwa Imana ikakuba hafi. Amen. Imana ikakuba hafi. Imana yonyine igahangana na Satani. Nuzaze urega agatuza kawe imbere ya Satani, azakamena. Uzaze wisunga Imana. Witeka habwe ishimwe n'icyubahiro. Tube muri Kristo. Asigaye Kristo we ahangane n'umwanzi we. Tumwisunge. Witeka habwe ishimwe n'icyubahiro. Witeka habwe ishimwe n'icyubahiro. Kubera ko mukurikiranye n'imvugo ya Yobu, ntabwo ari imvugo y'umuntu, ni Imana yavugaga muri we. Kubera ko umuntu usanzwe Satani yakanyaze, Imana itamubaye hafi, abigenza gute? Imana yanereranye, Imana yagize gutya na gutya, ndi mu byago, ndi mu biki. Ariko mu gihe Imana iri muri wowe, wituvuga nka Yobu. Imana niyo yatanze, Imana niyo yishubije, icyubahiro kibe ari cy'Imana. Ntabwo ari imvugo y'umuntu usanzwe. Kubera ko Satani mu kumanuka yabashe no kwivuga imbere y'Imana, avuga ngo mfite ukuntu ngiye mbakanyaga kandi bakakwiyakana. Osha urabishobora? Ndabishobora. Ale manuka. Aramanutse. Ariko Imana yamutanze mbere. Ikintu ushimira Imana ni iki ngiki bene data, duhumure. Imana idukomereze mu buntu bwayo. Simubona ko duhura n'intambara. Imana yatanze Satani mbere, imena amaraso yayo. Imana iyi operasiyo yakoze, imena amaraso yayo kugira ngo none aya maraso azaza avugira abo Imana yiyegereje. None mu gihe Satani akugendaho, wenda akanagucumuza, akanakurega n'imbere y'Imana, Imana yaramutanze kari arakujyana yo gutyo. Nguyu nguyu avuga ko yizera, kandi sureba ko yabashe gugosereza. Noneho ko uri umukiranutsi urabibwa gute? Noneho uwo nguwe azanye ni umuntu wisunze amaraso y'umwami. Mu gihe noneho umwami amurebe muri ayo maraso, Satani aragenda. Kubera ko uwo nguwo wisunze amaraso ntabwo aba yiyemera, avuga ngo ndi umunyantegenye, njye ntacyo nshoboye, nisunze ayo maraso y'umwami. Yesu niwe Pasika yacu. Amaraso yaramenetse ku bwacu. Ayo maraso azaza tuvugira amanywa na nijoro. Satani ibyo wikora byose urarega, ariko umurengezi wacu arahari. Witeka bwishimwe n'icyubahiro. Amen. 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 Uwo niwo munezero wacu. Intsinzi iri mu ruhande rwacu. Uwo dutwaye yaramunesheje. Twarimo tumanuka muri bisi igeze hara muri gare, turimo kuganira n'umukobwa umwe. Witonde, kubera ko ushobora no kwikanga. Twarimo tuganira, witonde nukaza utuka Satani, nukaza umutuka. Satani ni umutwaro, nukaza umutuka. Ariko ufite uburenganzira bwo kumwirukana, ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kumutu. Ntabwo wakubaka ngo utuke Satani. None murahita yikanga avuga ngo uyu muntu we ni umuyoboke we arimo kumuvugira. Oya, ni ukugira ngo usobanukirwe. N'abamarayika barwaniraga umubiri wa Mose ntabwo bigeze batuka Satani ngo Imana yonyine iguhane.
ntabwo bashobora kurenga kuri iryo tegeko, nawe ntabwo warirengaho. Satani umureke, ariko witwaze izina ryamuneneshe. Nugera imbere ye uvuge ngo mu izina rya Yesu Kristo, we Satani, we dayimoni sohoka. Idayimoni yubaha igasohoka, ariko ntabwo yituka ngo wewe ntabwo wigishijwe, ntabwo uzi ntabwo ubizi. Satani ni umutware. Ariko kuki abantu badashobora gusobanukirwa umuntu kiraba ko bavuga ko ni umwanzi w'Imana. Abama ariko baba bateranye, babandi bari mu ruhande rw'Imana, sibyo? Bateranye barimo kuganira, noneho n'umwanzi nawe aze mu nama. Mbega naboneke n'abantu bamwirukana. Aje nawe mu nama, Imana iramubonye, iramubonye avuga ngo uvuye ntabwo imwirukanye. Nicyo kintu kiyobera abantu. Aje mu nama, hari abantu basakuza hanze y'igihugu barwanya ubutegetsi bw'ino. Umuntu nk'uwo nguwo, inama y'abaminisitiri ikabiteranye, nawe akaza nawe akicaramo. Yaba yaciye he? Yaba yaciye mu abantu bamutoragura ariya atari yanageramo. Ariko iby'Imana ngo vo Satani nawe araje. Imana uvuye he cha? Wabonye gutya na gutya bari baraganira. Ntiyabize ngo genda. Iby'Imana bisaba kubisobanukirwa neza, tukamenya aho tuba turi, tukamenya n'intambara tuba dufite, sibyo? Aho umwami surako ko muba mwicaye kuri izi ntebe, ubundi ntabwo muzicayo. Abera bafite ahantu bateranira hejuru, n'intambara ibera. N'ubutumwa bwiza niho tubwumvira. Imana iduhana umugisha mu izina ry'Uhoraho. Imana iduhana umugisha, tugume munsi y'ayo maraso. Imana iturebere munsi y'amaraso. Yesu Pasika yacu yaratambwe, asigaye reka soreze naho ngaho. Yemwe mu gihe Pasika yatangwaga ubwa mbere, amaraso yari ku nkomezi. Imana yari ikeneye kubona abari mu nzu ireba amaraso. Nicyo kimenyetso cyagomba kugaragaza ngo abangaba bari muri security. Natwe umwami aturebera munsi y'amaraso. Duhaguruke. Mugeni b'amaso, ewe mugeni b'amaso, mugeni b'amaso, utegereze Yesu. Ntabwo ari ukurara ukanuye, ni ukuba maso kucyo umwami atuganiriza. Tumusaba ko wowe watuganirije udushoboze iri jambo uridikomerezemo. Mugeni b'amaso, yewe mugeni b'amaso, mugeni b'amaso, utegereze Yesu. Mugeni b'amaso, yewe mugeni b'amaso, mugeni b'amaso, utegereze Yesu. Tumanitse amaboko imbere y'umwami, buri wese yohereza isengesho. Data wa twese uhoraho, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abera batubanjirije, Mana y'abera twahuriye munsi y'iki gisenge, fasha akanya ko kugushimira. Uri Imana nzima, ntabwo waduteranye ubusa, watuganirije mwami. Munatwibutsa ko kubera kubaka kuri urwo rufatiro rutanyeganyega, udushoboze kurwanira kwizera twawe rimwe. Abatubanjirije bamenye amaraso mwami. Umugaragu wawe Petero baramubamba bamucurika. Uhoraho natwe dushoboze muri iki gisekuruza kibi
mu gihe ugiye gusohoza gahunda yawe n'abanyamahanga, dushoboze. Ufite abera bawe ku isi yose, ubashoboze, utume bahagarara bashikamye, nabo barwanira ukuri. Watangiye ububyutse mu mbaraga, tugeze ku musozo. Wambike imbaraga abagaragu bawe, ubashoboze gufata inkota y'ijambo batajenjetse. Uhoraho muragishe bene data na bashiki banjye twahuriye muri iki gisenge, utane natwe, utugeze mu ngo zacu amahoro, uduhe kuza ijambo twumvise ejo n'umunsi, ushoboze n'abandi bene data kugira ngo ejo wongere uduhe ifunguro ritunga ubugingo bwacu. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'Umwami aruta ubwenge bwabwo bwose atane natwe. Shidi